umukene, ntiyigeze irema umutindi, ntabwo yigeze irema n'umukire. Ahubwo Imana yaraturemye irema umugabo n'umugore, igenda ihamagara abantu, hanyuma irema n'iyi si, ishyiraho accessoire, ibi bintu byose byo kudufasha mubona mu isi. Hanyuma irangije ibwira umuntu ngo genda uyobore iriya si biyirimo byose. Hanyuma umuntu kubera kwikunda no kwikanyiza aza kubyara abana, haza kuvamwo ab'ubwoko bukomeye, cyangwa se havamwo abanyembaraga, abandi baba abanyantege nke. Hanyuma abanyembaraga batsikamira abanyantege nke, nuko ntibabazamura. Muri twebwe nuko tugiye tumeze. Niyo mpamvu buriya bamwe bashobora kuba bameze neza, abandi tubabaye, abandi barira, abandi babona bikaze. Ariko iyo usenze Imana, haleluya, iyo usenze Imana nyir'ububasha, impamvu Imana itaremye ibyo byiciro nuko yashakaga ko abantu bamenya ko ariyo nyir'ubutunzi bwose. Kuko yaravuze ngo ifeza n'izahabu n'ibyuzuye isi byose ni iby'Uwiteka. Iravuga ngo kandi iyo mpfumbatuye igipfunsi cyanjye mpaza kwifuza ko ibyaremwe byose. Yesu ashimwe cyane. Hanyuma rero nawe iyo utumbiriye Imana, ukayisenga, ukayititiriza, ukayigumaho, ukayizera nk'Imana ny'inyembaraga, ihindura ubuzima, igahindura amateka, igakiza ibikomere byo mu mutima, igakiza ibikomere abayiteguye ubundi butabazi, abayiteguye ko inyuma ye hari ingabo zishinzwe kumurwanirira no kumurinda, abayizeye ko amaboko y'Imana hari kugira ngo yongere noneho amuremere ibindi bishya. Haleluya. Mbese akagira ibyiringiro, ibyo byago byaza akumva afite ibyiringiro by'uko Imana iri kumwe nawe. Amen. Ariko ibi ngibi ntabwo byari gupfa gusobanukirwa cyangwa se kumenywa n'umuntu uwo ari we wese, byasabye ko ayisenga. Amen. Muri uku gusenga kwa Yabesi, ngo Imana yumva gusenga kwe, ngo maze iramusubiza, imuha ibyo yasabye byose. Imana rero niyo gisubizo cya byose. Amen, amen. Yesu ashimwe cyane. Imana ihabwa icyubahiro. Nitwa Mukandengoro Laurence, ndi umudiyakoni mu Gatenga, kandi ndi n'umuririmbyi muri korali Inyota ya Rufajiri. Umwami Yesu aduhana umugisha. Hanyuma dusome ijambo ry'Imana, dusanga mu gitabo cya mbere cy'Ingoma, ibice 4. Igitabo cya mbere cy'ibyo ku ngoma, ibice 4, umurongo w'9 tugeze no ku murongo wa 10. Dusome mu izina rya Yesu. Ni kuri page ya 384 mu isezerano rya kera. Reka dusome. Aravuga ngo Yabesi yarushaga bene se icyubahiro, kandi nyina yamwise Yabesi kuko yavuze ati namubyaranye agahinda. Yabesi atakambira Imana ya Isiraheli ati icyamukampa umugisha rwose, ukagura imbago yanjye, kandi ukuboko kwawe kukabana nanjye, ukandinda ibyago ntibimbabaze. Nuko Imana imuha ibyo yasabye. Reka dusubiremo. Yabesi yarushaga bene se icyubahiro, kandi nyina yamwise Yabesi kuko yavuze ati namubyaranye agahinda. Yabesi atakambira Imana ya Isiraheli ati icyamukampa umugisha rwose, ukagura imbago yanjye, kandi ukuboko kwawe kukazabana nanjye, ukandinda ibyago ntibimbabaze. Nuko Imana imuha ibyo yasabye.
amen. Uyu ni umugabo cyangwa se ni umuntu witwa Yabesi. Bibiliya itubwira ko uyu Yabesi yari mu bayuda iki gihe, ariko atari umuyuda, ahubwo yari uwo mu bwoko bw'abakeneti, bwa bundi bwajyanye n'Abisiraheli igihe Abisiraheli barimo bacishwa mu nzira yo mu butayu. Hanyuma igihe kigeze, Mose cyangwa se Mose abwira muramu we ndetse n'abo bakeni bose bari Abanyafurika b'Etiyopiya, arababwira ati kubera ko tutazi inzira yo mu butayu, nimuze mutugende imbere mudufashe, mutumenyeshe inzira yo mu butayu, mutwereka hari amazi, mutwereka hari inzoka z'ubusabwe tuhirinde, mbese mutwereka inzira zo mu butayu kuko bo ntabwo bari bahazi. Hanyuma ubwoko buraza, ubwoko bwagendanye n'Abisiraheli mu nzira yo mu butayu, hari harimo ba Karebu umwe wagiye gutata igihugu. Nubwo yari yagiye gutata igihugu, burya ntabwo we yari umuyuda, ahubwo nawe nyine yari uwo muri ubu bwoko bw'abakeneti, we yari umukenezi. Hanyuma uyu Yabesi we akaba umukenezi. Imana rero yashimye yuko bagendana n'ubu bwoko. Hanyuma igihe ubwoko bw'Abisiraheli bwageze mu gihugu cy'isezerano, barabatuza nabo babaha abo batura hagati mu Bisiraheli, ariko bo ari abanyamahanga gusa. Kubera ko bari bafitanye isezerano, uyu Mose ajya kubabwira ngo baze bajyane muri uru rugendo rwo mu butayu, yari yabijeje ikintu gikomeye, arababwira ngo nimuze, kuko uyu muramu we yari yanze kuza. Arababwira ati nimuze mudufashe kunyura muri ubu butayu, mujye mutwereka inzira, nitugera mu gihugu cy'isezerano tuzabaha aho gutura, namwe tuzabatuza. Bishatse kuvuga ko ushobora kugendera ku munyamugisha cyangwa se ku muntu ufite isezerano n'Imana, nawe ukagabana ku mugisha we, nawe ugatura mu gihugu cy'isezerano utari nyiracyo. Ni nk'uko nyine Yesu cyangwa se Imana yaduhaye agakiza kubwo kuza mu nzu y'Imana, kuko twamenye agakiza k'Abisiraheli. Hanyuma uyu Yabesi rero, ntabwo Bibiliya itubwira, iyo usomye muri iki gitabo, muri iki gice cya mbere kugeza n'icya kabiri n'icya gatatu, hagenda havuga amasekuru cyangwa se ibisekuru by'ubwoko bw'Abisiraheli. Ntaho usanga rero uyu Yabesi, ahubwo Yabesi umusanga aho ngaho hagati aho. Ntaho Bibiliya itwereka niba ari mwene Yefune, ntabwo batwereka niba ari mwene Karebu cyangwa mwene Tera, ntabwo ibyo babitwereka, ntabwo babitubwira, ntabwo batubwira niba ari mwene runaka, ahubwo we yisanze aho hantu hagati nyine. Ariko amenya Imana y'Abisiraheli, aravuga ati ahari wasenga Imana y'Abisiraheli, kuko muri urwo rugendo yari yaragiye abona Imana igenda ikora ibitangaza. Abisiraheli basenga Imana, Imana ikabumvira, Imana ikabakorera ibikomeye, Imana ikabarwanirira, Imana ikavugana nabo, Imana ikabagaburira mu butayu, Imana ikabaha amazi yo kunywa bageze mu butayu, Imana ikabavura ubusabwe bw'inzoka zikomeye zo mu butayu, Imana ikavugana nabo, Imana ikabambutsa inyanja, ikabambutsa na Yorodani. Yesu ashimwe cyane. Nuko ngo ageze rero aho ngaho, aravuga ati ariko ko mbona mama yanyise izina ribi, rikaba ringizeho ububasha, rikaba ringizeho ubushobozi. Izina ryitwa Yabesi ryasobanuraga ngo utera agahinda cyangwa se gahinda. Ni ukuvuga ngo rero iryo zina ryamugizeho ububasha, nubwo yagendanye abandi baragutse, we asigara mu mfunganwa, wasigara hagati aho ngaho, asigara abona ari ikibazo, asigara abona we nta kwaguka afite, ndetse abona ngo nta n'umugisha afite. Hari ukuntu umuntu aba mu nzu y'Imana akabana n'abantu cyangwa se akaba no mu miryango, iyindi miryango abavuka aho ngaho ukabona bafite umugisha, ariko wowe icyo ukoze cyose kikanga.
nawe rero nuko nguko yibonye asanga afite ikibazo gikomeye cyane cyo kuba ari umunyagahinda, ari utera umubabaro, twavuga ko yari afite n'imivumo, kuko mu byo yasabye yaravuze ngo icyamukama umugisha. Ni ukuvuga ngo umuntu usaba umugisha aba ashaka kwikuraho umuvumo. Ubwo yari yirebye aravuga ati nshobore kuba mfite umuvumo, nshobora kuba narahagurukanye iwacu. Aravuga ati reka nsenga Imana y'Abisiraheli. Amajije kuyisobanukirwa. Iyi Imana iyo umajije kuyisobanukirwa urayisenga ukayititiriza. Haleluya, ukayigumaho ukayikomeza. Aravuga ati Imana nabonye mu Bisiraheli, nabonye ikora ibitangaza, nabonye ihindura amateka, nabonye ihindura ubuzima, nabonye ikora iby'imbaraga, nabonye yimura imisozi itabimenye, nabonye ikamye inyanja. Reka nanjye nsenga nk'uko Abisiraheli basenga, maze nsenga Imana yabo. Hangaha Bibiliya ivuga gutya, cyangwa ijambo ry'Imana ritubwiye gutya, mwibuke ko kera tutari ubwoko, niko Bibiliya itubwira ngo kera ntitwari ubwoko, ndetse nta nubwo twari tuzwi, ahubwo kubw'amaraso ya Yesu Kristo ubu turi abana b'Imana. Haleluya. Natwe kubera yuko ngo twateweho nk'ingurukira, twamenye Imana y'Abisiraheli, turayisobanukirwa, tubona ibyo yabakoreye, tubona ibakura mu gihugu cyabo ibajyana mu igeragezwa, cyangwa se ibajyana mu butayu kubigishirizayo, tubona ibarindirayo, tubona ibagarura mu gihugu, tubona yimura amahanga yarababangamiye imbere, kuko Bibiliya iravuga ngo bamajije kuva muri icyo gihugu cyabo cy'isezerano bajyanywe muri Egiputa kwigishirizwayo n'Imana, ngo ayandi mahanga atarigeze asenga, atarayubahaga yaraje ajya mu byabo. Ayo mahanga ni yandi tujya twumva Bibiliya ivuga ngo ni Abagirugashi, ayandi ni Abaferezi, abandi ni Abayebusi, abandi ni Abanyekanani, ayandi ni Abahivi. Mbese ayo moko arindwi yari amahanga atubaha Imana, ariko yaje gutura muri icyo gihugu, kuko Imana yari imaze gukuramo ubwoko bwayo ibujyanye mu butayu kubwigishirizayo. Nuko rero Yabesi abona ukuntu Imana yimuye ayo mahanga nanone ikayakura mu bintu by'Abisiraheli ikongera ikabatuza. Aravuga ati iyi Imana ikoze ibi ngibi, Imana yagendanye natwe, Imana yabanye n'Abisiraheli. Ati iyi Imana irumva, nanjye uwayiyungaho, nanjye uwayisenga, nkareba ko yabasha kunyumva, nkareba ko yabasha kunkuraho karande, nkareba ko yabasha kunkuraho imbaraga zindwanya, nkareba. Yabikoze asa naho agira ngo arebe ko Imana y'Abisiraheli nawe yamwumva, kuko we ntabwo yari umwisiraheli. Kuko yaza kuba ari umwisiraheli aba yaravuze ngo Mana yacu. Ubu twebwe iyo dusenga turavuga ngo Data wa twese mwiza, nawe aba yaravuze ati Data wa twese mwiza, Mana yacu. Ariko kubera ko atari umwisiraheli yaravuze ngo Mana ya Isiraheli, Mana ya Isiraheli. Haleluya, haleluya. Icyo nicyo cyagaragazaga yuko yari amajije kubona iyo Mana. Aravuga ati nanjye nubwo ntari uwabo, nanjye nubwo ntari ubwo bwoko bw'Abayuda, nanjye reka nsenge iyi Mana. Hanyuma kubera ko ubwoko bwagendanye n'Abisiraheli kandi ntibabatererane, ntibagire bate, ntibabagambanire muri ubwo butayu, Imana nayo yumva gusenga kwa Yabesi. Yabesi asaba Imana ibintu bine byari bikomeye, ariko Imana iramwumva. Haleluya. Icyambere aravuga ngo Uwiteka icyamukama umugisha rwose. Yabesi yasabye umugisha kubera ko yabonaga cyakoze cyose nta mugisha ari kukibonamo, kubera ko yabonaga ko Abisiraheli bo n'Imana yabo ni automatique, bari no mu gihugu cyabo, bageze mu gihugu cyabo, bazi neza noneho baza aho ibikingi byabo, bajya guhaguruka. Imana yari yararangije kubabwira ngo umuryango wa runaka uzatura ibunaka. Imana yari yarabwiye Yosuwa ukuntu azagenda atuza ubwoko bw'Abisiraheli. Urumva rero habayeho kugira ngo aba bantu batari ubwo bwoko, bibasaba kongera gusenga, bibasaba no kugira ngo bikomeze ku Mana yabo, kuko ntibari bagisubiye inyuma, ahubwo ngo byabaye ngombwa ko babatuza muri icyo gihugu hagati. Hanyuma uyu mwana rero witwa Yabesi, we
ibyo akoze byose bikambwa. Arangije avuga ngo Uwiteka icyamuka mu mugisha rwose. Yaravuga ati ahari imivumo y'abirabura, hari imivumo ya karande, ahari ndiho. Aravuga ati icyamuka mu mugisha rwose. Haleluya. Nawe ukwiriye gusenga ukavuga uti icyamu umugisha rwose. Imana ishimwe cyane. Yikuraho imivumo asenga ati icyamu umugisha, yongera gusenga asaba Imana, aravuga ati icyamu kagira ute? Haleluya. Icyamu ukamumugisha rwose, ukagura imbago zanjye. Ni ukuvuga ngo aho hantu yari ari ntabwo yari yagutse, nta n'ijambo yari afite, kuko Yabesi ntaho Bibiliya itubwira ko yigeze arwanya, nta nabwo yigeze tubwira ko yigeze ajya gutata igihugu. Oya, nuko ahubwo we yari yahagurukanye n'ubwo bwoko gutyo gusa, bagiye kuyobora iyo nzira yo mu butayu. Noneho rero urumva nta jambo yari afite, ibitekerezo bye nta wari ubizi. Mbese yari ari ahantu mu mfunganwa, yari afunze mu bitekerezo, yego abifite ariko bidashobora kuba hari aho byagera, ndetse adashobora no kumvwa, adashobora kuvuga ngo bikunde, adashobora gukora ngo bikunde. Mbese ari ahantu urumva ko no ku bundi tujya tuvuga ngo Imana ikwagure. Iyo tusabiye umuntu ngo Imana ikwagure, tuba tuvuga ngo muri wowe hazakomokemwo benshi. Imana ikwagure usange ufite umuryango mugari. Uyu muntu nta muryango yari afite. Urumva ko yari akeneye kwagurirwa imbago. Ikindi yari akeneye gutuzwa hagutse, kugira ngo nawe nyine yumve yisanzuye kandi yisange muri bene se, cyangwa se yisange mu Bisiraheli, nawe nta pfunwe afite. Haravuga ngo icyamukanyagurira imbago rwose. Ni ukuvuga ngo yasabaga kwaguka mu buryo bwose, mu buryo bw'umwuka no mu buryo bw'umubiri. Yasabaga Imana ngo imwagure, nawe bimenyekane ko yasenze Imana ya Isiraheli, Imana itarobanura ku butoni. Kuko Bibiliya iravuga ngo mu mahanga yose uwizera Imana cyangwa se uyemera, ngo uwo nguwo nawe iramwemera. Haleluya. Mu mahanga yose. Imana ishimwe cyane. Arongera rero aravuga ati kandi icyama ukuboko kwawe kukazagendana nanjye. Ni ukuvuga ngo yari yabonye ko umuntu udafite ukuboko kw'Imana kutagushoreye, kutagukorera ibitangaza, ntacyo we wageraho. Yashakaga ari uburinzi bw'Imana, yashaka ngo icyo agiye gukora cyose agishobozwe n'Imana, Imana imubanzirize nk'uko yagiye ibanziriza imbere Abisiraheli. Aravuga ngo ukuboko kwawe, kuko yari azi neza ko ukuboko kw'Imana icyambere kwari intwari mu rugamba. Iyo kwarambukaga kurwana ntabwo kwatsindwaga. Ikindi cya kabiri, uku kuboko kw'Imana niko kwari gufite umugisha, niko kwari gufite byose. Uku kuboko kw'Imana niko kwari kubasha kwimura amahanga. Ukuboko kw'Imana niko kwari kurema ibyo adafite n'ibitariho. Imana ukuboko kwayo kukabimuremera. Nuko arasenga aravuga ati icyampa Uwiteka ukuboko kwayo kukazabana nanjye. Haleluya. Haleluya. Ukuboko k'Uwiteka gukwiriye kuba mu buzima bwawe, gukwiriye kuba muri plani zawe. Ukuboko k'Uwiteka gukwiriye kuba mu byo utekereza gukora. Ukuboko k'Uwiteka gukwiriye kuba mu buzima bwawe, mu mikorere, mu migenzereze. Ukuboko k'Uwiteka ukakubona. Yasabaga guhirwa n'Imana. Amen. Asaba Imana ngo izajye imuhira muri byose. Yasabaga guhirwa. Hanyuma arangije aravuga ati noneho ati icyampa kandi ukagira ute? Ukuboko kwawe kukazabana nanjye, ukandinda ibyago ntibimbabaze. Ni ukuri Bibiliya iravuga ngo ibyago n'amakuba ni byinshi ku mukiranutsi, ngo ariko Uwiteka amukiza muri byose. Noneho aravuga ati ibyago byo nta kizabibuza kuza, ariko ndinginga Uwiteka ibi byago nibiba ngombwa ko binyegera ntibizambabaze, kuko nta kigeragezo kijya kiza atari rusange mu bantu. Yari yarabonye ukuntu n'ubundi no mu Bisiraheli, ubwoko bw'Imana, naho hagendaga habamo ibyago. Bagiye bapfusha abantu abibona, bagenda basigara mu butayu abibona, abandi bagenda bagwa basubira inyuma abibona. Aravuga ati rero icyampa Uwiteka nanjye ukabana nanjye.
Imana rero irakenewe mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ndavuga ngira vuba kugira ngo dusoze dutahe. Imana ishimwe cyane. Ukuboko kwawe kukabana nanjye kandi ukandinda ibyago ntibimbabaze. Napfusha simbabare nkaho ntafite umurengezi. Yego. Nagira inzara simbabare nkaho ntabonye Imana igaburira abantu mu butayu badafite aho guhinga, batagira n'isoko bajya kuremamo. Nakwangwa cyangwa nasuzugurwa simbabare kuko nabonye ubwoko bw'Imana busuzugura Mose ndetse buranamutuka, ndetse na bene se baramusuzugura, baravuga ngo Mose yazanye umunyamahanga, yazanye umugore w'umunyamahanga kazi. Ibyo nibiramuka bimbayeho, izo ngorane niziramuka zimbayeho, kuko uzaba uri kumwe nanjye uzandinde ntibizambabaze. Yesu ashimwe. Yari yasobanukiwe neza yuko kubana n'Imana bidakuraho ibigeragezo, kubana n'Imana bidakuraho ibyago n'amakuba, ariko amenya neza yuko uri muri Kristo Yesu aba yabaye icyaremwe gishya, agira ibindi byishimo, akagira yundi munezero, kabone nubwo yaba ari mu makuba, aba yiteguye ubundi butabazi, aba yiteguye ko inyuma ye hari ingabo zishinzwe kumurwanirira no kumurinda, aba yizeye ko amaboko y'Imana hari kugira ngo yongere noneho amuremere ibindi bishya. Haleluya. Mbese akagira ibyiringiro, ibyo byago byaza akumva afite ibyiringiro by'uko Imana iri kumwe nawe. Amen. Ariko ibi ngibi ntabwo byari gupfa gusobanukirwa cyangwa se kumenywa n'umuntu wari we wese, byasabye ko ayisenga. Amen. Muri uku gusenga kwa Yabesi ngo Imana yumva gusenga kwe, ngo maze iramusubiza, imuha ibyo yasabye byose. Imana rero niyo gisubizo cya byose. Naje kubabwira ngo gusenga kugira gute, gusenga kugeza umuntu aho yagombaga kuba. Uyu nguyu Yabesi mu gusenga kwe ntabwo byatumye agera aho yagombaga kuba mu mugambi w'Imana, byatumye ashyikira umugambi w'Imana, kuko mbere atari yasenga ubanza yarajyaga ibumoso kandi Imana imushaka iburyo, ubanza yarajyaga amajyepfo kandi Imana imushaka mu majyaruguru. Ngira ngo nanabamenyeshe buriya ibyerekezo dufite uko ari bine, ntabwo byose ariko Imana ibikoreramo mu buryo bw'umwuka. Iyo ugiye iburasirazuba uba ugiye ahantu nyine ugiye gushakisha ko wabo habonera umugisha, wajya iburengerazuba uba ugiye gushaka nyine wenda bahatuye ko hari icyo bakumarira. Iyo ugiye mu majyepfo ubwo nyine uba urimo umanuka wigira hepfo. Ni mu buryo bw'umwuka, ntabwo ari mu buryo, ntabwo ari mu buzima busanzwe, ni mu buryo bw'umwuka. Ariko iyo ugiye mu majyaruguru uba ushyikira ku musaraba wa Kristo Yesu, aho itorero rizatabarirwa, aho umunyamubabaro yageze, imitwaro yari imuri ku bitugu yose ikadohoka igatakara hasi. Ugiye mu majyaruguru ni icyerekezo cy'umurokore, ni icyerekezo cy'umunyamasengesho. Ni mu majyaruguru ni ku gisubizo nyakuri, aho Kristo Yesu akwitegerereje. Kuko hari igihe umugabo umwe yari arimo asenga witwa Yakobo, ari mu nzira agenda ajya kwa Labani, ngo nuko ageze ahantu arananirwa, ngo maze arahasinzirira. Ariko amajije gusinzira ngo arota inzozi, ngo abone urwego ngo ruriho abamarayika, ngo bamwe baruzamukiraho abandi barumanukiraho, ngo ariko noneho ngo yitegereje hejuru yarwo ngo abona hicayeho umugabo ari we Kristo Yesu. Aravuga ati gusenga kwanjye kumvishwe. Haleluya. Kuko na Bibiliya iratubwira ngo bazababaza ngo Imana yanyu iba hehe, ngo muzavuge ngo Imana yacu iba mu ijuru, amajyaruguru niho twebwe tutumbira. Imana ishimwe cyane. Uyu Yabesi arashoboye kuba yarajyaga gushakira imigisha mu iburasirazuba, iburengerazuba, amajyepfo, iyo ngiyo, akibagirwa ko hari amajyaruguru. Imana amajije kuyisenga, Imana imusubiza kubw'ibyo yayiganyiye. Imana iduhana umugisha.
amen. Aha nibajije ngo kubera iki Yabesi yagendanye n'ubwoko bw'Imana yarangiza agakena, yarangiza akababara, yarangiza akabura umugisha. Sanga Imana yari yaraduhaye. Imana ntabwo yigeze ire mu mukene, ntabwo yigeze ire mu mutindi, nta nubwo yigeze ire mu mukire. Yesu ashimwe. Imana ntiyigeze ire mu mukene, ntiyigeze ire mu mutindi, ntabwo yigeze irema n'umukire. Ahubwo Imana yaraturemye, irema umugabo n'umugore, igenda ihamagara abantu, hanyuma irema n'iyi si, ishyiraho accessoire ibi bintu byose byo kudufasha mubona mu isi, hanyuma irangije ibwira umuntu ngo genda uyobore iriya si biyirimo byose. Hanyuma umuntu kubera kwikunda no kwikanyiza aza kubyara abana, haza kuvamwo ab'ubwoko bukomeye, cyangwa se havamwo abanyembaraga, abandi baba abanyantege nke, hanyuma abanyembaraga batsikamira abanyantege nke, nuko ntibabazamura. Muri twebwe nuko tugiye tumeze. Niyo mpamvu buriya bamwe bashobora kuba bameze neza, abandi tubabaye, abandi barira, abandi babona bikaze. Ariko iyo usenze Imana, haleluya, iyo usenze Imana nyir'ububasha, impamvu Imana itaremye ibyo byiciro nuko yashakaga ko abantu bamenya ko ariyo nyir'ubutunzi bwose, kuko yaravuze ngo ifeza n'izahabu n'ibyuzuye isi byose ni iby'Uwiteka. Iravuga ngo kandi iyo mfumbatuye igipfunsi cyanjye mpaza kwifuza ko ibyaremwe byose. Yesu ashimwe cyane. Hanyuma rero nawe iyo utumbiriye Imana ukayisenga, ukayititiriza, ukayigumaho, ukayizera nk'Imana ny'inyembaraga, ihindura ubuzima, igahindura amateka, igakiza ibikomere byo mu mutima, igakiza ibikomere byo mu miryango nk'ibi Yabesi yari afite. Kubyara bakakubyarira mu mubabaro wabo, bakawukwitirira, bakakwita agahinda. Uyu Karebu wagiye gutata igihugu, Bibiliya hari aho nasomye numva ngo iryo zina risobanura akabwa. Iyo ataba Uwiteka Imana yakoze iby'imbaraga ngo aze avuge neza ati iki gihugu nubwo kirimo Abanaki n'Abayebusi n'abandi bakomeye, ati Uwiteka natwishimira icyo gihugu tuzakirya nk'abarya b'imitsima. Iyo adahamye Imana gutyo, iyi kabwa yari kuzamuvaho. Hari amazina twiswe atugiriraho ububasha, atugiraho imbaraga, atuma tuba abakene, atuma duhora mu mfunganwa, atuma duhorana umubabaro, atuma duhorana ibyago n'agahinda. Ariko uyu munsi tumenye Imana itabara. Haleluya. Tumenye Imana itabara, tumenye Imana yomora inguma zo mu mitima, ikomora, igahindura amateka, ibintu bikaba bishya. Ubu rero tugiye gusenga Imana. Amen. Tugiye gusenga Imana, ntabwo dutinda. Tugiye gusenga Imana. Wowe wumvaga usa naho uri mu mfunganwa, wumvaga Imana yarakuretse, wumvaga yaragusize, wumvaga Imana ntacyo kikumariye, wumvaga ntacyo uzageraho, wareba gukabona nibyo wari ufite abanyembaraga barabitwaye, wabureba ugasanga nta mugabane w'iwanyu utegereje, ukareba n'uwaho washatse ugasanga nta utegereje, wareba muri iki Kigali ugasanga nta kibanza uwifitiyemo, wareba no mu bana bawe ugasanga nta n'uzakumwakura. Ariko tumenye Imana nyir'ububasha. Imana Yabesi yasenze, nawe wayisenga, Imana ikagira ikikora. Tugiye gusaba muhaguruke dusenga Imana ihindura ubuzima, ihindura amateka, idukureho amazina mabi, dukureho umubabaro, idukureho kandi dutuze ahagutse. Imana itugirire neza. Icyakora kubera ko iyo ijambo ry'Imana rimanutse riba ritamanuwe n'ubusa, ahubwo riza gutosa ubutaka no kweza imyelayo, reka dusabe umuntu umwe cyangwa babiri cyangwa batatu, bane, batanu, 10, 15 batari barigeze bakira Umwami Yesu n'umukiza wabo, baze tubasengera Imana. Uyu munsi ukaba wumvise ijambo rikaba rikurobye, waza tukagusengera Imana. Natwe nuko twari tumeze, noneho twebwe twabagaho nta n'Imana rurema dufite.
Ababisiraheli bagendaga basenga Imana kandi Imana ari yabo baranakijijwe, bakagenda bahura n'ibyago n'ingorane, bigasaba ko Mose ajya gutakamba ku musozi akavuga ati Uwiteka tugirira ibambe, baba ari Imana yabo. Noneho twebwe nta n'Imana rurema twari dufite, nta n'icyo kudutabara cyari gihari, kubera ko tutari twarakiriye umwami Yesu n'umukiza wacu. Ariko Yesu atugiriye impuhwe araduhamagara. None rero ubu dufite uburenganzira bwo gusenga ngo Mana yacu Data wa twese mwiza. Wowe rero wari utarakizwa ntabwo ufite ubwo burenganzira bwo gusenga gutyo. Ubwo wavuga ngo Mana y'abarokore, Mana ya Isiraheli, kandi agakiza karatwegereye, umwenda wari ukingirije ahera hahera watabutsemo kabiri kugira ngo buri wese yigerereye. Uyu munsi ijambo ryaje rero ku buzima bwawe kugira ngo uze dusenga Imana, uze wakira umwami Yesu n'umukiza wawe. Umuntu wari utarakira umwami Yesu n'umukiza we akaba ashaka ko tumusengera muri uyu mugoroba, yaza tukamusengera kandi azabona impinduka rwose, kuko Imana igirira neza abantu baje bayisanga. Natwe nuko twari tumeze, ariko Yesu araduhamagara. Amen. Nta kibazo, ubwo twese turakijijwe, ariko kandi ijambo ry'Imana ni imbuto umuntu abiba atera mu murima ikagenda ikabora, hanyuma mu gihe gikwiriye ikazagira ite, ikazera byinshi. Natwe turabibye, Goferi irabibye, aba bacu babibye, nanjye ndabibye. Ubwo tubibye mu mitima yacu, rigende ryera imbuto nyinshi. Reka nsabe mushumba aza dusengera Imana, asenge Imana itwagurira imbago, Imana idukureho aya mazina mabi, Imana yumve gusenga kwacu, Imana idutuza hagutse, Imana iduhe umugisha basogokuru na basogokuruza n'ababyeyi bacu batigeze baduha. Imana iduhe umugisha mu rubyaro, Imana iduhe umugisha mu byo dukora, Imana iduhe umugisha mu mashuri, Imana iduhe umugisha mu byo twerekeza amaboko byose, Imana iduhere umugisha mu byo turimo, Imana iduhere umugisha muri iki gihugu, Imana iduhere umugisha mu itorero, Imana ihindura ubuzima, ihindura amateka, Imana itwomora ingoma, Imana idukize, Imana idutabare. Kandi mwakire neza ijambo ry'Imana. Mana Data, waravuze ngo ntabwo ukitwita abagaragu, ntabwo turi ibibyarirano, turi abana bo mu rugo. Wageze naho uvuga ngo turi inshuti zawe, abaragwa b'ijuru, abaraganwa na Kristo. Ntabwo tukikorera amaboko, kubera yuko twavukiye ku ngoma y'umwami Nyirimbabazi. Iyo tujya kuvuka kera, tuba turi bande, tuba twitwa bande, tuba tugenda twikoreye amaboko. Ariko kubera umusaraba twabaye imbohore, tugenda twemye,